Kubwira abantu batumwe n'Imana bahamagawe n'Imana ko mubo Yesu yahamagaye, Yesu aguhamagara, nje kukwibutsa misiyo yatumye aguhamagara. Nta kindi kintu kizagutera gutinywa n'umwanzi. N'iki Imana yakuvuzeho, n'iki Imana yakugize cyo, ni umubano wawe, ni ubusabane bwawe n'Imana. Ibyo bizatuma hari imbaraga zigutinya. Abarozi bazagutinya kubwo busabane ufitanye n'Imana. Abanzi bazagutinya kubwo busabane ufitanye n'Imana. Abwira ngo Yesu niwe rembo. Abisirayeli bari babuze inzira, babuze irembo, ariko bagiye kubona irembo. Iri rembo bararibona bazengurutse bucece. Iri rembo bararibona bazengurutse bucece. Imana iragusaba kugenda bucece kugira ngo ubashe uko Uwiteka avuganye nawe. Agiye kumena Yeriko iri ku buzima bwawe. Winjire mu mugisha wa tope levo. Winjire mu mugabane wa. Winjire muri gakondo uri muri Yesu. Akira kugirwa neza n'Imana. Akira koga. Akira guhindurirwa amateka. Akira kuzingurwa. Akira igikundiro. Zina Yesu. Kuko Yesu avuze ko tefo leselebolasha avuze asha wari warabuze bwo kugira ngo winjire urabuhawe, kubera ko Yesu aje ari we rembo ryo kwinjiramo. Mbere na mbere yuko winjira muri Yeriko yawe, urabanza winjire muri Yesu. Ni winjira muri Yesu, Yesu amene Yeriko iri ku buzima bwawe, ubundi ubashe kwinjiramo. Na winjira na usohoka, irembo rigize ute gafite akajagari, ugakizwa ariko mu mutwe harimo akajagari. Hari no kubutuje rero ukaba ufite agakiza unatuje. Ese impande ivuze ufite agakiza kakajagari wajya mu ijuru? Biragoye cyane. Biragoye cyane kuko babisaba kwiyeza buri kanya. Kuko ufite ibigusitaraho byinshi, nyirinza akakwishyuza, yakwishyuza ukamuvuga ati nzayaguhejo ubeshye, kandi wenda ejo naho uzayakura. Ubwo urumva babyitwa kubeshya. Ukajya kwikopesha muri butike ngo ndayazana, aho wagiye gushakira amafaranga akagira ute akabura. Urumva ibyo byose ntago yarakijijwe, yari maraya. Umwuga wari umutunze bwari ubusambanyi cyangwa kwari ukwicuruza, ariko agiye kubona haje abagabo badasanzwe. Haleluya. Amaze kubona abagabo badasanzwe baje, akeka kanizere ko mumeze neza kandi muri amahoro, bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV. Mwese ndashuje kandi mbifurije ineza y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana, aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mwese mboneho kanya ko kubasuhuza kandi mbifuriza guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Abari mu gitondo mwaramutse mute? Abari saa sita mwiriwe mute? Nabo ngo namwe abari ku mugoroba, nabo ngo umugoroba mwiza kandi mugire ibihe byiza. Abagiye mu kazi muhaye muronke abakarimo, namwe Imana ibafashe mugire akazi keza. Nizere ko muherereye aho muherereye hose muri amahoro. Ufite ibibazo, ufite intambara, turagusengera kugira ngo Imana mbe kunyiga kwawe no gutaka kwawe, kuko mu kuboko kw'Imana harimo byose, kandi mu birimo no kugira neza kuvana muri ibyo ngibyo nabyo irabishoboye. Ikindi kandi nawe wishimye, umeze neza, uguwe neza, menya yuko byose tubikesha Imana, bituruka ku Uwiteka Imana. Wibuke gushima Imana. Ibyo ni impamvu yo kugira ngo utere Imana umugongo. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana rero, twari tumaze igihe kinini tutabonana. Ni benshi bashobora kuba baramwe bagiye kongera, ntabwo namwe bagiye, ariko gusa n'abatamuzi gira umugisha n'Imana yo kongera kubona nawe, ukongera kuganira nawe. Nishimwe nashimira Imana mu iki gitondo. Samuel, takumva uraho? Ndaho ndashima Imana. Meze neza?
meze neza ndashima Imana urabibona. nari ndi gushima Imana mvuga ko ngiriwe umugisha n'Imana wo kongera kukubona. Hari muri ibyo yavuze ngo Imana yakoze ibidushimisha iby'amaso atari kubona, ariko dushimye Imana ko no kubiduhuje ari Imana ibikoze. Mu gihe kintu gitambutse dushimye Imana ko kiri muzima. Amena. Dusubiye kubona tutishwa n'ibyaha. Nanjye nshimye Imana kuba nsanze mukiri bazima. Mu gihe kinini kigera mu mezi 3 twari tumaze tutabonana. Ni amahoro ariko. Ni amahoro, ndashima Imana. Yabanye nanjye n'isaha iri kumwe nanjye. Ariko urabyibushye unakeye. Abantu tureba babikorera rwose bari bubibone. Urumva amaze igihe ndi mu giturage, kandi mu giturage urabizi ko ibyo kurya biba bihari. Na stress z'ubukode bw'inzu umuntu aba afite. Urumva ko rero ntago nabura kubyibuha. Kahise. Uzi ko ufite amatama. Mu gihe kinini umubyeyi atambona, urumva yagomba kunyitaho. Agera kondora. Aranyondora, bananyereka ibigomba gukorwa nyine nk'umuntu uri mu giturage. Yego. Ubugingo bumeze bute? Ubugingo bumeze neza, ndacyasenga ndacyakorera Imana. Gusa ngeze mu cyaro habaye impinduka. Urumva kumenyera i Kigali kujya mu cyaro, noneho urabizi mu cyaro ni mu mwimerere w'agakiza. Haba hari agakiza kandi kadafite stress nyinshi. Nyine nta stress nyine nyinshi. Na nzara ngo we n'inzara kujya ugira ibyo uvuga n'ibyo ureka kuvuga. Nta kibazo cy'ubukode ngo wenda buza y'inzu ngo biragucanga ngo utinye kubwira umuntu ukuri. Urumva ko rero mu cyaro habanje kungoramo muri make. Yego. Habanje kugora ariko arahamenyereye. Habanje kungora ko nagiye nsanga bageze mu gihe cyo kujya gusarura. Urumva nk'umuntu uvuye i Kigali usanze ababyeyi mu cyaro umaze imyaka 10 udakora ibyo bintu, habayeho no kubyiga kubikora kugira ngo babone ko nanjye hari icyo mbafashije. Ku ruhande rw'agakiza hatubwiye ati nagezo nsanga iby'agakiza birahindutse, waragiye urongera apfuka mu rongero urihana nyine barangira kurambika ibiganza nk'umuntu. Ku ruhande rw'agakiza iyo ugezeyo usanga harimo imihindukirire, kuko urabona nka hano iwacu hari ibyo dutinya kubwira umuntu kubw'impamvu z'umutekano, kubw'impamvu z'uko wenda arabyakira. Ariko mu cyaro ho bakubwiza ukuri. Ho mabwira ibyo mubonye byose. Oya, mu cyaro bakubwiza ukuri ntago babica ku ruhande. Izo mpamvu zose ntazo zahise kandi hose ari mu gihugu kimwe. Igihugu ni kimwe, ariko mu cyaro wibuke ko abantu mu cyaro kubera ko baba bakora imirimo yabo nta stress bafite, umwanya wo gusenga babana n'Imana neza cyane, dore ko n'abahanuzi cyangwa abavuga butumwa bamwishakira ndamu baba bahari. Kuko nta kintu umuturage wamukuraho, ugomba kumubwira ibyo Imana ikubwiye birangira uko. N'abatubuzi baba bahari nyine aha i Kigali, aho umuntu ashobora kuza akabona nsa neza nk'uko ubibona, agahita avuga ati Samuel, Imana iguhaye indege, iguhaye imodoka, cyangwa yabona usa nabi ati kumaza inzara. Urumva ko muri make haracyari umwimerere, hari umwimerere w'agakiza. Iyo ugezeyo rero kubera gukwana nabo bisaba kubanza kubiga. Ibyo byose turaje rero mu kanya ugiye kuduha kubyo. Urumva ko agakiza wari ufite n'uyu munsi ako ufite biratandukanye. Uyu munsi dushingiye ku byo tubwiye, uyu munsi nibwo ukijwe, mbe ntabwo wari ukijijwe neza. Ariko uyu munsi dushingiye ku byo tubwiye, hari urundi rwego rw'agakiza wagezemo warakijwe ubu neza. Ariko mbere bitewe na stress wari urimo naho wari uri, hari ibyo waziruraga n'ibyo utaziruraga, uyu munsi wamenye ukuri. Reka mbigorore. Hari agakiza gafite akajagari, ugakizwa ariko mu mutwe harimo akajagari. Hari no kuba utuje rero ukaba ufite agakiza unatuje. Ese impande ivuze ufite agakiza kakajagari wajya mu ijoro? Biragoye cyane. Biragoye cyane kuko babisaba kwiyeza buri kanya. Kuko ufite ibigusitaraho byinshi, nyirinza akakwishyuza, yakwishyuza ukamuvuga ati nzayaguha ejo, ubeshye kandi wenda ejo naho uzayakura. Ubwo urumva babyitwa kubeshya. Ukajya kwikopesha muri butike ngo ndayazana, aho wagiye gushakira amafaranga akagira ute akabura. Urumva ibyo byose ni ibintu nyine bituma kagakiza kazamo akajagari. Ariko mu cyaro buri wese afite umurima we bahinga, niba ari igihe cyo kweza bakajya ibyo babejeje, cyangwa yanafata ideni akaba azi ko imyaka niyera azatanga imyaka. Iyo birumbye bigaragarira bose ko birumbye. Mbako rero naho ngaho hari itandukanye, ariko agakiza ubundi ni kamwe. Mu mujyi no mu cyaro agakiza ni kamwe,
ariko ibibazo umuntu ahura nabyo mu gakiza biba bitandukanye bitewe n'aho uri. n'amasezerano ngo yo mu cyaro n'ayo mu mujyi ngo biratandukanye ariko mu cyaro burya ikintu Imana ikubwiye ati nguhaye inka nguhaye isambu, aya ntabwo bitandukanye nk'uko hano babivuga. Iyo icyo Imana yakuvuzeho ni ikomeza kukuvugaho. Wenda aho bitandukanye no mu cyaro, mu mujyi biba byinshi, mu cyaro biba bike. Kuko mu mujyi ushobora kubibwirwa n'abantu nk'ijana bakubwira ibintu gutyo by'imigisha gutyo, akenshi bari byo situation irimo. Ariko mu cyaro nk'iyo umuntu atinyuza kuvuga ngo Imana iguhaye imodoka, muri make icyo kintu kiba kivuye kure. Kuko urabizi mu cyaro kugira umuntu azabona imodoka, dore ko n'abazitunze aba ari bake, ni ibintu bidakunze kuba. Akenshi nyine ni ukuvuga Imana ikurinze abarozi, Imana ikurinze akagambane, uyiguhaye inka wapi, guhaye isambu, cyangwa se guhaye isambu nabyo ni ku basanzwe bahinga. Iyo udahinga ahubwo barakubwira ngo Imana ikongereye amavuta. Mu cyaro niko bahanura, ikongereye amavuta, irakurinze, ibintu nk'ibyo. Mu by'Imana imaze kukubwira kuva ugezeyo se igeze kubwira ko ikongera amavuta? Ibyo byo ni ibisanzwe, kuko nk'umuntu w'umuvugabutumwa kandi noneho umunyeshuri, nta kuntu Imana itambwira ko impaye amavuta kuko ndashaka kuyikorera, ndayikorera n'ibyo ariko ndashaka kwimarira mu kuyikorera. Ubugingo buhindutse bunezeza Imana. Abantu muri no minsi Samuel ndakiye kuri kugenda bibona ibintu bisa nk'ibyivangavanze, ibyo byose bikurikirana. Kwizera umukozi w'Imana, kumenya umukozi w'Imana by'ukuri iyi minsi biragoye. Sinzi nimba bibona njye cyangwa ninjye bibona njyenyine. Uko mbibona Nepo, kwizera umukozi w'Imana biragoye, dore ko natwe ubwacu tuvuga ubutumwa. Kwizera bagenzi bacu biragoye, kuko urabizi ko hajeho ikintu cy'imibereho. Mu bintu byica abantu bigatuma bateshuka ku nshingano, ahanini naje gusanga aho ngiriye mu cyaro nibwo nabimenye neza. Imibereho niyo ituma abantu icyizere gitakara. Nasi imibereho niba batera kujya gutubura ngo ni imibereho, iyo ni impamvu izumvikana imbere y'Imana. Imbere y'Imana, kuko nk'abantu bavuga Imana babwiriza baba basanzwe babizi ko ibyo barimo ari amakosa. Ariko kubwo kuba bamwishakira ndamu memuke ndamuke akabirenga habizi, kuko babyica babizi, kandi uzi ko ijambo ry'Imana tubwira ko bica biza azabona ishyano. Ko bari gutubura se Samwe, aba turi kujya tubona izo nenge, ni abantu bafite imbaraga zo gukora, bajya gushaka akazi bakakabona, bari kumva. Ni abantu tubona ko bataburaye, tuvuge ngo yaburaye, ibi ni byo bimuzanye. Ni abantu ubona ko bameze neza. Ariko ugomba kumenya ngo mbere y'uko uyu muntu amera neza, ni iki kimugize neza. Kuko hari benshi tubazi bameze nabi, nyuma mukazamenya nameze neza cyangwa mukabona nameze neza. Ariko dufite abantu bagenda batanga ubuhamya, akavuga ati njyewe kera nari umusambanyi, iyo nasambanaga ahantu akavuga ati ibi bintu ntunze byinshi nabikuye mu busambanyi, nakuragamo sitire, ariko uyu munsi naciye agakiza, akavuga ati byarindamo yanjye, byampindukiye igihombo kubwo gutunga Kristo. Akavuga ati uyu munsi sinkibirimo, nakijijwe. Kuki nimba reka twemere ko hari icyabagize neza, kuki batakira Kristo bari kubeshya ko bakorera ngo bamwakire noneho bazinukwe, bakagumya bakagenda muri cya kinyoma babeshya abantu, bigatuma ari gutukisha izina ry'Imana, bigatuma uyu munsi kumenya umukozi w'Imana utari umukozi w'Imana bigoye, kugezaho umuntu w'umuhanuzi avuga ati ndagusuye mu rugo, ukaba utapfa kumuraza mu nzu yawe, ukaba utapfa kumusigira umugore wawe cyangwa umugabo wawe, yitwa umukozi w'Imana, bishatse kuba batarabizerwa. Ni gute? Ntabwo wambwira ngo rero ni impamvu y'imibereho, ntabwo nayumva. Ahubwo ni baba ni yantuza turi kuvuga ngo ni irondo ryivanze n'isamba, byarivanze. Kumenya abakozi b'Imana ahubwo ndi kwibaza nti tuzabicangura gute, ninde uzabicangura? Aho ndagusubiza. Iyo usomye mu nshingano Pawulo yabwiye abepiskopi n'abadiyakoni, yababwiye ko bagomba kuba atari abakunzi b'imiya. Buriya umuntu atangira kunda imiya, akazikunda bikino, bikazarangira abaye imbata yazo. Gukunda imiya ntabwo mvuze ngo abantu bareke gukunda amafaranga, ariko tureke kuza kuvuga Imana tuyishakira amafaranga. Kandi ikindi impamvu batabireka, kuko hari n'abafite imitima yo kubireka, ahubwo akareba bamwe mu yaririye amafaranga mu bamugize icyo kintu. Niba tuvuge umuntu ari umusambanyi, akaba afite abantu yasambanaga nabo,
ibyo bintu kubihagarika biba bimugoye cyane, kuko icyambere ahita atakaza ba bantu icyo kintu agitekerezaho. Ariko ntabwo yakaba agitekerezaho, ahubwo yakamenye ko Kristo wemeye ko ahinduka yabasha no kuzamuha bya bindi yabonaga mu izo ndamu. Gusa abantu kubyizera biragoye. Yego, komeza ariko icyo bagomba kumenya ari naryo jambo ryanzanye, wabimenye ubutumwa mfite bujyanye n'ibyo, kuko nje kubwira abantu Yesu. nje kubwira abantu Yesu nicyo kinzanye, kandi uburyo ndamuvugamo nagutandikiriye ku byo umbwiyeho. Ntabwo wigeze umbaza ngo ikigisho ufite ni ikihe nagukunze, kuko ntabwo nyikunda umuntu ushaka kumbwira kumbaza ngo ese ikigisho wateguye ni ikihe, ngese ngo urigisha kuki. Kubimbaza nibyo, ariko kumbwira ngo wigishe kwibi ntabwo nyibishaka. Ariko impamvu ngukunda Nepo nuko utajya uma topic mvugaho cyangwa ibintu mvugaho. Buriya nicyo kintu cyatumye mva no mu cyaro nkavuga ngo reka nshake Nepo, ni nongere nganire n'abakunzi banjye, nongere nganire n'abakunzi b'Umusaraba TV, tuganire kuri byinshi dushingiye no kwibyo mbwiyeho. Rero mu bintu urabona nk'umukozi w'Imana, ntabwo nagomba gufata umwanzuro ngo nsubire mu cyaro. Iyo nza kuba ndi umuntu wishakira indamu, nanjye naye gutubura nk'abandi bose sinsubire mu cyaro. Ariko kubwo kurinda agakiza no kurinda icyo Imana avuganye nawe, byatumye nsubira mu rugo kugira ngo naza kurangira nakaje umwimerere w'agakiza. Ibyo rero turabizi ko abantu nk'abo bariho, twabagira inama yo kubireka. Ikintu cyambere agomba kumenya ngo se iherezo rye ni irihe. Umuntu akita ku iherezo rye kureka igiharimo, kuko igihe ndimo n'icyo nzabaho ntacyo bivuze. Icyo bifite icyo kivuze ni iherezo ry'umuntu. Reka tugushimire ku bisobanuro byiza uduhaye. Ubundi tugusabe usenga Imana, ubundi winjire muri gahunda y'icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Ni karibu wasenga Imana. Mbere yuko nsenga, kamanze nsuhuza abakunzi b'Umusaraba TV aho baherereye hose, yaba abankurikiranye mu byigisho bitandukanye birenga 5 twagiranye, ndetse n'abagiye kunkurikirana. Ndabashuhuje, ndetse nanabibwire amazina ni Evangeliste Samuel Abayisenga, uzwi ku izina Sam TV. Ndabashuhuje rero aho baherereye hose, kandi ndacyari wa wundi, ndacyari inshuti yabo, ndacyavuga Imana, nta kindi nje kuvuga. Reka dusenge. Mana Data, Imana yera, Imana ikiranuka, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimye ndaguhimbaje kuri Imana yumva kandi igakora. Wavuganye nanjye yuko Data nzakuvugira, none bibaye ngombwa ko umwanya ugeraho ko kuvugira. Sengeye abantu bose barankurikira, nanjye ubwanjye ndisengeye, unyuzuze imbaraga z'Umwuka wera, kandi wuzuze imbaraga numbaza nunganiriza, ndetse n'abandi bose bateze amatwi babashe kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi ijambo ryawe ni inkota. Reka rero nk'uko wamaye kurivuga, unshoboze kurivuga kandi umagarareho, kandi uha umugisha abaryumva n'abazaryumva bose. Ndetse uyu mwanya n'umunyamakuru nkurikiranye umurusheho kumwagurira imbago, kandi umushoboze ibyo mbasha kuvuga bibi bihindura imitima y'abantu. Ubikoreye kwibasha ni mu izina rya Kristo, amen. Karibu wakomeza, Imana ishyize ku mutima wawe. Reka nkomeze mvuga ngo Imana ikomeze ibane n'abakunzi b'Umusaraba. Mbazaniye icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Message mfite message ebyiri. Message ya mbere mfite nibwira abantu yuko Yesu ari we rembo. Nta winjira nta usohoka, irembo rirahari. Irembo nta rindi nje kuvuga, ni Kristo niwe nje kuvuga. Icya kabiri ni ukubwira abantu batumwe n'Imana, bahamagawe n'Imana, ko mubo Yesu yahamagaye, Yesu aguhamagara, nje kukwibutsa misiyo yatumye aguhamagara. Nibyo bibiri tugiye kuganiraho, nizo message Imana yashyize ku mutima wanjye. N'izindi raza kuma ndazibaha, ariko izo nazanye ni izo ngizo. Reka tujye mu ijambo ry'Imana twihuse kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Ndebera Yosuwa 6:1. Yosuwa 6:1, unsomere umurongo wonyine. Yosuwa 6:1.
Yosuwa 6:1 kadusaba mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibwira Yosuwa uburyo bazenguruka Yeriko. Yeriko hari hacinzwe cyane kuko batinyaga Abisiraheli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Bibiliya tubwiye ngo Yeriko hari hakinze cyane kuko batinyaga Abisiraheli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Mu magambo make, Yeriko bari bafite amakuru y'Abisiraheli. Nshatse kukubwira wowe nkurikiranye, abakugwanya ibikugenza bifite amakuru y'uwuriwe n'icyo uri cyo. Ngewe Samweli bingwanya n'ibingenza bifite amakuru y'uwo ndiwe n'icyo ndicyo. Yeriko ngo hari hakinze, nta winjiraga nta n'uwasohokaga kuko batinyaga Abisiraheli. Nta winjira nta usohoka, irembo rirahari. Iyo Yeriko yari ifunze, kandi ntago Yeriko yifunze. Yeriko yafunzwe n'abantu, kandi ifungwa n'abantu kuko abantu bari bafite amakuru y'uko y'Abisiraheli. Bari bakingiranye Abisiraheli kugira ngo bataza kwinjira muri Yeriko, bakinjira mu gihugu cy'isezerano Imana yabahaye. Ongera unsomere. Basubiremo. Umutwe ureke. Yego. Yeriko haravuze ngo ni 6:1. Yeriko hari hakinzwe cyane. Yeriko hari hakinzwe cyane, burekeye aho. Ni ukuvuga ngo Yeriko hari hakinzwe cyane. Ibyo ugwana nabyo, ibyo uhura nabyo birakomeye. Ndetse n'abarozi bakuroga barakinze cyane ku buryo kumena umutamenwa wabo wo kugira ngo winjire mu masezerano yawe bigoye. Bibiliya tubwiye ngo Yeriko hari hakinzwe cyane. Ntago Yeriko hakinzwe cyane bidafite impamvu. Iyo mpamvu niyo ngiye gusesengura. Yeriko hakinzwe cyane kubera ko Yeriko kuko batinyaga Abisiraheli. Yego. Nta kindi cyabateye gutinya Abisiraheli. Batinya Abisiraheli kuko bari bafite amakuru. Umva nepo, ibikugwanya bifite amakuru ku buzima bwawe. Intambara tugwana, abo tugwana nabo bafite amakuru, baratuzi neza. Komeza. Nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Nta muntu wari wemerewe gusohoka muri Yeriko, nta n'umuntu wari wemerewe kwinjira muri Yeriko. Icyo bakoze, mwibuke ko igihe Yosuwa yoherezaga abatasi. Igihe boherezaga abatasi, ba Mose na ba Yosuwa bari mu butayu, bamaze kuhagera bamenya amakuru ko babinjiranye. Bamaze kumenya amakuru ko babinjiranye, Imana ikoresha maraya Rahabu. Nta muntu Imana itakoresha. Ubu butumwa nzanye ntago ari ubw'umuntu ku giti cye. Ntago ubutumwa nzanye ari ubw'umuntu ukijwe gusa, ahubwo ubutumwa burareba buri muntu wese. Kuko twibuke ko uyu Rahabu ntago yari akijijwe, yari maraya. Umwuga wari umutunze bwari ubusambanyi cyangwa kwari ukwicuruza. Ariko agiye kubona haje abagabo badasanzwe. Haleluya. Amaze kubona abagabo badasanzwe baje, akeka ko baje kugura nk'uko abandi bazaga kugura. Yego. Ariko umwuka w'Imana usanga Rahabu, umwemeza ko abo bagabo baje nta busambanyi bubarimo. Imwemeza ko abagabo baje nta buhehesi bubarimo. Umwuka w'Imana umuhishurira ko aba bagabo baje ari abantu bera b'Imana. Arangije abagira inama, abereka ko nibaguma aho ngaho baraza kubafata kuko yari afite amakuru. Yego. Arangije aba batasi arabahisha. Nyuma yo kubahisha, abanyuza mu idirishya cyangwa mu kajyango ko hejuru. Amaze kubanyuzaho, bagiranye amasezerano, barangije bamutegeka gushyira agatambaro gatukura. Aka gatambaro gatukura, nimureba muri Bibiliya muzasanga bashyiramo agatambaro gatukura. Kashushanyaga amaraso ya Yesu. Haleluya. Amen. Kagashushanya igitambo kizatambwa, aricyo Yesu Kristo,
kari mu mutuku ushushanya amaraso ya Yesu Kristo. Noneho aka gatambaro cyari ikimenyetso cy'uko aba batasi igihe bazaba bahawe igihugu, haleluya, bazarebera kwa gatambaro uyu Rahabu maraya narimbuke. Nta kindi kintu giteye Rahabu uyu nguyu kutarimbuka, abitewe nuko yahishe abatasi, kandi abahisha adakijijwe. Imana ibasha gukoresha umuntu naho yaba adakijijwe nepo, ikamukoresha kugira ngo Samweli ubuzima bwe bukomeze, ikamukoresha kugira ngo iterambere ryawe rikomeze, ariko agahabwa mission yo kuzahinduka. Ukurikiranye amakuru y'uyu Rahabu, ni nawe waje kuzabyara ubwoko bukomeye. Haleluya. Amen. Aza kubyara ubwoko bukomeye, na bugingo n'ubu buravugwa. Nago nindaho ayo namwe mu makuru ab'i Yeriko bari bafite. Bari bafite amakuru y'ukuntu abatasi baje gutata bakabacika, kandi babinjiranye muri Yeriko. Barangije bafata umwanzuro wo gukinga iki? Yeriko. Baravuga ngo Yeriko reka tuyikinge. Yaba twaba muri Yeriko ntago tuzongera gusohoka, nta nubwo tuzongera kwinjira. Hato tukazasohoka Abisirayeli bakatwinjirana. Nta kindi cyabateye gukinga, bari bafite amakuru yimbitse y'uburyo Imana yabanye n'Abisirayeli. Bari bafite amakuru y'uburyo Imana yabanye n'Abisirayeli bakabana muri Egiputa. Igihe bari mu buretwa, Imana ibana nabo kugira ngo ibakure mu buretwa ikoresheje Mose. Imana ikoresha guteza ibyago igihugu cya Egiputa. Ibi byago ab'i Yeriko bari bafite amakuru y'uburyo ibyago byateye muri Egiputa, Abisirayeli bakavayo. Kabiri, ab'i Yeriko bari bafite amakuru y'uko Abisirayeli bambutse inyanja itukura, ingabo za Farawo zigashiriramo. Ab'i Yeriko bari bafite amakuru, ayo makuru bari bafite niyo yabateye gutinya Abisirayeli. Nta kindi kintu kizagutera gutinywa n'umwanzi. N'iki Imana yakuvuzeho, n'iki Imana yakugize cyo, ni umubano wawe, ni ubusabane bwawe n'Imana. Haleluya. Ibyo bizatuma hari imbaraga zigutinya. Abarozi bazagutinya kubw'ubusabane ufitanye n'Imana. Abanzi bazagutinya kubw'ubusabane ufitanye n'Imana. Abisirayeli kuko bari bafitanye ubusabane n'Imana, haleluya. Amen. Byatumye ab'i Yeriko batinya. Bamaze gutinya bakinga Yeriko. Iyi Yeriko wari umutame ukomeye cyane, yari portayi utashobora kumena, ku buryo mu mbaraga Abisirayeli bari bafite zabo bwite Imana itazirimo, ntago zashoboraga kumena Yeriko. Ariko kubw'imbaraga z'Imana, haleluya, kubw'imbaraga z'Imana byatumye Yeriko, ab'i Yeriko bagira ubwoba, bakinga bazi ko bakingiranye Abisirayeli. Baravangwa nidukingiye Yeriko ntihagire usohoka ntihagire n'uwinjira. Ntago Abisirayeli bazinjira ngo badutere, ntago Abisirayeli bazagera mu gihugu cy'isezerano. Nkutangariza nkubwira ko abarozi bafunze ibyawe, abarozi bashize inkuta ku buzima bwawe, bashize iherezo kuri viziyo yawe, baguteza imitego bazi ko utazayisibuka. Bafashe imeze nka Yeriko ku buzima bwawe bashyiramo urukuta, barangije bavuga ko utazinjira, bavuga ko utazasohoka. Haleluya. Amen. Wabuze inzira ubura irembo kubera ko hari abakinze Yeriko. Hari Yeriko iri ku buzima bwawe, kandi Yeriko iri ku buzima bwawe irafunze. Rero naje gutangariza amakuru akubwira ngo Yeriko ifunze ku buzima bwawe igiye gufunguka kubera akanya. Haleluya. Mwuzaniye urufunguzo rufungura Yeriko. Abisirayeli bakingiranywe n'ab'i Yeriko, bari kubabuza kwinjira muri Kanani yabo. Ariko kuko Imana yabanye n'Abisirayeli, iyo ukomeje ku murongo wa 7 hatubwira buryo ki babwiye kuzenguruka bucece ku nshuro ya 6, inshuro ya 7 babwira kuzenguruka 7. Mu kuzenguruka 7 barimo bakurura ubusabane bwabo n'Imana. Haleluya. Barimo bakurura umubano wabo n'Imana. Imana ntago ikwana n'umuntu ufite akajagari, ntago Imana ikwana n'umuntu ufite urusaku. Imana ikwana n'umuntu utuje.
mwituze no mu byiringiro hari igisubizo, kandi kwitonda ukarindira. Haleluya. Byemeza iki? Umutware. Hari ibigiye kwemeza abatware. Wa mubyeyi ufite umugabo wawe nta kindi kizamwemeza, ahubwo kwitonda ukarindira bizemeza umutware wawe. Kwitonda ukarindira icyo Imana yavuganye nawe, ugaca bugufi ukamwerera imbuto. Imana izahindura ibyanze guhinduka. Imana izaritura Yeriko yari iri ku buzima bwawe. Nta kizatera Imana kuyiritura, ni uko ugomba kugenda bucece, wisakuza. Genda uko Imana ishaka kugenda. Yeriko iri ku buzima bwawe irariduka. Naje kukubwira ngo Yesu niwe rembo. Abisirayeli bari babuze inzira, babuze irembo, ariko bagiye kubona irembo. Iri rembo bararibona bazengurutse bucece. Iri rembo bararibona bazengurutse bucece. Imana iragusaba kugenda bucece kugira ngo ubashe gusingira icyo Imana yavuganye nawe. Nta muntu utera imbere adasubiye inyuma. Haleluya. Amen. Iyo umuntu ajya kwihuta asubira inyuma. Iyo usubiye inyuma uzana imbaraga. Ndebera Yohana 10. Yohana 10:9. Dukomeze turebe iri rembo. Turebe iri rembo. Tumaze kumva impamvu Imana igiye kuza kugira ikintu ikora. Yohana 10:9. Unsomere umurongo umwe wonyine. Turadusigaje gusoma undi murongo. Irembo umuntu niyinjira muri nge azakizwa. Nigerembo umuntu niyinjira muri nge azakizwa. Azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Yeriko hari hakinze, nta winjiraga nta n'uwasohokaga. Nubwo Yeriko bayifunze ku buzima bwawe, ukaba utabasha kwinjira no gusohoka, Yesu yivugiye ko ari we rembo. Aravuze ngo nigerembo umuntu niyinjira muri nge azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Bwa bubasha wari warabuze bwo kugira ngo winjire urabuhawe, kubera ko Yesu aje ari we rembo ryo kwinjiramo. Mbere na mbere yuko winjira muri Yeriko yawe, urabanza winjire muri Yesu. Niwinjira muri Yesu, Yesu amene Yeriko iri ku buzima bwawe, ubundi ubashe kwinjiramo. Nta winjira nta usohoka. Irembo rigize ute? Irembo rirahari, kandi irembo rihari nta rindi rembo, ni Yesu Kristo. Yesu yavuze ngo iki? Yavuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data namujyanye. Aratubwiye ngo nigerembo umuntu ninjira muri nge azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Haleluya. Icyo ni igice cya mbere turiho cya message nababwiye. Ugiye guhabwa uburenganzira bukwinjiza aho wananiwe kwinjira. Ugiye guhabwa uburenganzira bugusohora aho wananiwe gusohoka. Ariyo kugira ngo uhinjire urasabwa kuba muri Yesu, urasabwa kwinjira muri Yesu. Yesu akayobora ubuzima bwawe, akayobora ubugingo bwawe, akakubera umwami n'umukiza. Niba yakubera umwami n'umukiza, icyo usabwa ni ukumwizera, ubundi agahirika Yeriko iri ku buzima bwawe. Hari aho utabashaga kwinjira, ugiye kuhinjira kubera ko Yesu yakubereye irembo. Hari aho utabashaga gusohoka, ugiye kuhasohoka kubera ko Yesu yakubereye irembo. Yeriko hari hakinze, nta winjiraga nta n'uwasohokaga. Ngo kubera iki nepo? Ngo kubera ko batinyaga iki? Abisirayeli. Nubwo bakugwanya ariko baragutinya, nubwo bakugenza ariko baragutinya, nubwo baguhagurukiye ariko baragutinya. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, iyo winjiye muri Yesu Kristo ugira igitinyiro. Igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose, nta muntu n'umwe yabasha kubagira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye, arakomeye. Amin. Igitinyiro cy'Imana kiraba ku buzima bwawe. Nepo iyo winjiye muri Yesu igumiremo gusa. Igitinyiro cy'Imana kiri ku buzima bwawe. Bakugwanye bagira ute ntabwo bazagushobora.
iyo Imana yaguhaye igitinyiro, abantu barakugwanya bigafata ubusa, abantu barakugenda bigafata ubusa, kubera ko igitinyiro cy'Imana iyo cyageze ku buzima bwawe, haleluya, kizana n'igikundiro, abantu bakagukunda. Ariko icyo umuntu asabwa ni ukwinjira muri Yesu. Ab'i Yeriko batinyaga Abisirayeli, bari bafite Yeriko ikomeye, barayikinga, bari bazi ko baheranye, Abisirayeli babahejeje inyuma. Ariko kuko Imana yari iri mu Bisirayeli, Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso ntisinzira, Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso ntisinzira. Haleluya. Abisirayeli bari bafite igitinyiro, Ab'i Yeriko barikingirana nepo, barikingirana, bafashe Yeriko bayishyira ku buzima bwawe, bafashe Yeriko bayishyira ku buzima bwanjye, bumva ko nazinjira muri Kanani. Ariko umva uko Uwiteka avuganye nawe, agiye kumena Yeriko iri ku buzima bwawe. Winjire mu mugisha wawe, tope levo, winjire mu mugabane wawe, winjire muri gakondo yawe. Avuze ngo ikinepo ngo nigeremo, umuntu ninjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke, azabona ugu. 22 mu migani kandi ngo wicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingororano ye, icyambere n'ubukire, icyubahiro kabiri, ubugingo gatatu. Ntabwo ubugingo ari ubwa mbere, ubugingo ni ubwa gatatu, kuko nta muntu ubona ubugingo akiri ku isi. Tuzabona ubugingo ku iherezo. Iyo dusenga, iyo tubana n'Imana, turirinda kugira ngo zatakaze ubugingo twemerewe, turaburinda, tuburindisha gukiranuka kugira ngo ku iherezo tuzahabwa ubugingo. Ariko ngo wicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingororano ye nepo, ubukire, icyubahiro, ubugingo. Ibyo ukeneye ku Mana, Imana irabitanga. Ntabwo naje kuvuga ko Imana iratanga ubushobozi nepo, Imana itanga amafaranga, Imana itanga kamera. Ntabwo wavukanye iyi kamera, nuko Imana yayiguhaye. Haleluya. Ukuri ntabwo ari ko wavutse, nuko Imana yabiguhaye. Rero mu by'Imana itanga n'ubukire burimo nepo, icyubahiro Uwimana yatahirije, ngo mbese Imana yuriye ibahe n'ahandi. Haleluya. Amen. Ngo nigeremo, umuntu ninjira muri iki azakizwa. Iryo ni ijambo rya nyiri ijambo, iyo ni imvugo ya Yesu, ntabwo ari imvugo ya Yohana. Icyo Yohana yakoze nepo ni ukwandika, yanditse amakuru y'ibyabaye, yandika imvugo Yesu yavuze. Haleluya. Amen. Yesu niwe wivugiye ngo nigere. Injira muri Yesu usingire igitangaza cyawe, injira muri Yesu usohorezwa amasezerano. Urasabwa kwicisha bugufi, ukubaho Uwiteka, ingororano, ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Muri make, ntago muri Yesu ariho dukura gukena, ahubwo muri Yesu duhabwa imbaraga zidutsindira ubukene. Muri Yesu duhabwa imbaraga zidukuraho karande, muri Yesu duhabwa imbaraga zidukuraho inyatsi. Amen. Amen. Muri Yesu duhabwa imbaraga zibohora ababoshye, zizingura abazinze, duhabwa imbaraga zidushoboza kwakira, kuko niwe utanga imbaraga. Kuko aravuze ngo azinjira asohoke kandi azabona mugu. Hari aho wari ufungiranye, hari ikibazo wari urimo, hari ikigeragezo wari ufite, uhawe uburenganzira, uhawe ubushobozi bugushoboza gusohoka. Password ni ukuba muri Yesu. Kabiri, hari aho wari uri, wabonaga utabasha kwinjira, hari akazi utabasha kwinjiramo, hari umugisha utabasha kwinjiramo, hari urugo utabasha kwinjiramo. Aka kanya uhawe ubushobozi bukwinjiza, kubera ko wemeye kwakira Yesu, kubera ko wemeye kuba muri Yesu. Amen. Yohana 14:14 hatubwira ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo Data
yubahirizwe mwana we. Rero naje kukubwira ngo nawe winjira nawe usohoka, irembo rirahari. Nubwo wabuze uko winjira, irembo ryabonetse. Wabuze uko usohoka mu kibazo, irembo ryabonetse. Yesu avuze ngo iki? Nigere umuntu yinjira muri iki azakizwa. Icya mbere, kwinjira muri Yesu wakira agakiza. Icya kabiri, iyo umaze kwakira agakiza uhabwa uburenganzira, uhabwa ububasha bugusora bukanakwinjiza. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu, uhabwa uguri. Uguri waruzi nepo? Ifamu. Ifamu yawe kaba akazi, ifamu yawe yaba urubyaro. Uhabwa gutunga muri make kuko uri muri Yesu. Akira kugirwa neza n'Imana, akira koga, akira guhindurirwa amateka, akira kuzingurwa, akira igikundiro, izina rya Yesu. Kuko Yesu avuze ko tefo avuze ko ari we umuntu ninjira muri azakizwa, azinjira asohoke kandi azabura mu Rwanda. Reka njye kuri mesaje ya kabiri. Mesaje ya kabiri ni ukubwira abantu usobanukirwe n'aho Imana yagutumye. Somera Luka 10 umurongo wa 3 wa 2 n'uwa 3. Kadusaba mu izina rya Yesu Kristo. Luka 10 umurongo wa 2 n'uwa 3. Arababwira ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko mwinginge nyiri ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Ebecya arababwira ati ibisarurwa ni byinshi, abakeneye ijambo ry'Imana ni benshi, ariko abarivuga by'ukuri nepo ni bake. Imana yabwiye ngo mbabwire ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Imana yabuze abayikorera by'ukuri. Imana yabuze umuntu ituma mu bantu, kuko Imana ikeneye umuntu. Ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ati mwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi. Dukeneye gusenga kugira ngo Imana yohereze abasaruzi bazima nepo. Biragoye, niyo kibazo wambajije cya mbere. Biragoye kwizera umuntu ngo ni umukozi w'Imana. Biragoye kwizera umuntu ngo ni umuvugabutumwa. Biragoye kwizera umuntu ngo ni umunyamasengesho, kubera ko Imana yareba abantu ikabura abasaruzi. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nsomera umurongo wa 2. Nimugende, dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Arababwira ati nimugende, abo yahamagaye, abo yatoranyije by'ukuri. Umva uko Uwiteka ababwira. Arababwiye ngo nimugende, mujye kumvugira, mujye kunkorera, mujye kumpamya, ngo ariko mumenye iki yuko mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Ese uri intama cyangwa uri isega? Mbatumye mumeze nk'abana b'intama. Imana irababaye kuko abantu bahindutse amasega agenda. Abantu mu murima w'Imana babaye amasega, aho kugira barere intama bari kujya intama. Ariko wowe kanyu nyumva, Imana iraguhamagaye, iragutoranyije ngo dore ngutumye umeze nk'umwana w'intama hagati y'amasega. Si uko nyoboye ko amasega ariho, ni isaha mwantera amabuye, ariko nzi ko Imana iri kumwe nanjye kandi irandinda, kandi nawe irakurinda. Ariko Imana igutumye umeze nk'umwana w'intama hagati y'amasega. Abantu ikibazo dufite, Imana yaduhamagaye nepo. Imana imaze kuduhamagara tukareba abantu tukumva ni intama. Nureba umuntu wese jya umubonamo isega, nugira amahirwe azaba intama. Kuko Imana yaratubwiye, ihamagara umukozi w'Imana. Imana yarambwiye ngo nkwaye inkota. Iri jambo ry'Imana mfite ni inkota. Ni inkota nepo. Abashumba Imana yabahaye inkoni. Hari umumaro w'inkoni, hari umumaro w'inkota. Umumaro w'inkota, inkota iracumita igahinguranya mu magufwa no mu misokoro. Ijambo ry'Imana ni inkota.
aho kubagira baga, aho komora iromora. Ariko ikintu abantu dufite ikibazo, urire kuvuga ngo barakuvuga, impamvu bakuvuga ukagira ikibazo, ntabwo wasobanukiwe yuko Imana yagutumye mu masega, kandi yagutumye guhindura amasega nka b'intama. Nta kindi Imana iduhamagariye ni ukujya tubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abari amasega bahinduka intama. Abatasi bageze mwa kiriya gihugu cya Yeriko, bageze muri Yeriko, abatasi barageze, Rahabu wari ikirura, Rahabu wari isega, ahinduka intama. Icyo Imana igushakaho, igutumye mu masega, igutumye uri intama, ariko igutumye mu masega. Naje kukubwira, wowe uzanyumva uri umuvugabutumwa, wowe uzanyumva uri umuhanuzi, wowe uzanyumva uri umukozi w'Imana, naje kukubwira ngo icyo wahawe inkota, kandi akamaro k'inkota ni ukujomba, ni ugutikura, ni ukwangiza, ugasenya utuzu twubatswe n'abadayimoni, ugasenya imbaraga z'abadayimoni. Kuko icyo Imana yaguhamagariye gusenya, kurimbura no kubaka. Ibyo gusenya tubisenye, ibyo kurimbura tubirimbure, ibyo kubaka tubyubake. Kuko iri jambo ry'Imana twahawe, Imana izakubaza icyo yari guhereye, Imana izakubaza wowe pasiteri, Imana izabikubaza muhanuzi, Imana izabikubaza muvugabutumwa, izabikubaza ese ko Imana yaguhaye inama uzifasha ute? Imana yagutumye mu masega, irakubwira ngo ugende uhindura amasega ahinduka intama. Ese ugeze uhindura abantu cyangwa uri kurushaho kubagira ibirura? Ese aho nturi ikirura cyaje mu nama, kiri kujya inama cyangiza inama? Ndakubwiye ntushake wihane. Imana irababaye, Uwiteka arababaye, afite agahinda, kandi ababajwe n'abo yahamagaye, ababajwe n'abo yatoranyije. Yabaye itarano bazikoresha nabi, barazicuruza bishakira indamo. Ariko aka kanya Uwiteka arakubwiye ngo hindukira, hindukira, yamvanye kire kugira ngo uze nkubwire ngo uhindukire uve mu byo wari urimo. Kuko Imana iragukeneye. Wivangura ititire runaka, ushaka kuba posta, ushaka kuba bishop, ushaka kuba umuhanuzi, ushaka kuba umuririmbyi, Uwiteka aragukeneye, aragukeneye. Ongera ube intama, ongera ugende uko yaguhamagaye. Sobanukirwa ko Imana iguhamagara yagutumye mu birura, yagutumye mu masega, kandi umenye ko iyi nama irebye nabi amasega arayishwanya gusa. Irinde umenye uko ugenda, kuko Imana iragushaka, Imana iragukeneye. Nawe ufite ikibazo ucyumvira ijambo, wakire kubohoka, wakire kubohoka, kuko Imana ije kubohora abantu. Yaje kubaburira ariko inababohora. Urwego urimo wisange. Izi mesaje zirabareba mwese, mube maso kandi musenge. Hasigaye igihe gito, uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Igihe kirakomeye, igihe kiraruhije. Abasenga musenge, mube maso kandi musengeshe umwuka iteka, kuko muri mu birura, muri mu masega, kandi muhamagariwe guhindura amasega. Imana ibwira Gideyoni ngo nagende uko imbaraga ze zingana, mwishaka izindi mbaraga, mwijya gucisha, mugende uko imbaraga zanyu zingana. Iyaguhamagaye niyo kwizerwa, ibyo yavuganye nawe no kubikora izabikora. Mwijya mu bapfumu, mwijya oya, mwijyayo, mugende uko Imana yabahamagaye. Imana yagusezanije urubyaro, ariko waratendebutse, urabirambirwa. Abakozi b'Imana bishyizemo, wabonye ko nta mukozi w'Imana ugihari. Ntago nkubwiye ngo ugire icyo ukora, ariko ndakubwiye ngo Imana ije kukubohora, Imana ije kuguha urubyaro, Imana ije kuzibura inda zabuze urubyaro. Imana iraje, Imana ije gukiza abarwayi, ije kugukura ku gisasiro. Imana iraje, kuko Imana iri kuvugana nawe, iragusaba guhindukira. Kuko Yesu yakubwira ngo ni gerembo, umuntu ninjira muri ryo azakizwa, azinjira asohoka azabona ukuri. Ibyakozwe n'intumwa
17 umurongo wa 13 Imana itoranya Pawulo iramutuma aragenda asanga ari ibigirwamana bari gusenga ngo bari barakoze ibigirwamana bashyiraho n'ikindi kigirwamana ngo cy'Imana itazwi. Arangije bari abanyabwenge bari filozofi, arangije ajya kubasobanurira iby'Imana itazwi. Iyo niyo Mana ndi kukubwira, iyo Mana yaremye ijuru n'isi, iyo Mana igira ikirema kandi ikagikomeza. Iyo niyo naje kukubwira. Imana y'amahoro ihaze kwifuza kwawe. Kuvuga menshi siko kuyamara. Wizere iri jambo urakira ubutabazi, urakira ubutsinzi, urakira kubohoka. Message nayo mfite nizo. Zari message ebyiri. Message ya mbere yakubwiraga ko nawe winjira nawe usohoka irembo rirahari. Ese wo nkurikira kaka wamaze kugera mu irembo? Ese wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Message ya kabiri irakubwira ngo wahamagariwe kujya mu birura, wahamagariwe kujya mu masega. Ese k'Imana yaguhamagaye, ko yabuze abakozi, k'ibisarurwa ari byinshi abasaruzi bakaba bake, kuki Imana ikivuga ngo ni bake kandi muvuga ubutumwa muri benshi? Isuzume, uhindukire, ugende uko Imana igushaka. Imana yakuntumyeho ngo mbikubwire, ntago mvuze amazina yawe, ariko niwiyumva umenye ko ari wowe ubwirwa, kuko ngo wabwirwa benshi akumva beneyo. Iri jambo rirakureba, iyi message irakureba. Wowe unkurikiranya agakanya ntuzankurikira wese, izi message zirakureba. Uhitemo igukwiye, ugende uko Imana igushaka, we n'imbuto zikwira abihaye. Tugiye gusenga Imana. Pawulo arababwira, agezeyo ababwira iby'Imana itazwi. Iyo batari bazi nk'icyo gihe arayibasobanurira, bari barayimenye igice kuko barayubakiye ariko bayimenye igice. Iyo wamenye igice niyo nje gukubwira. Hindukira ugende uko Imana igushaka. Ubundi busobanuro ndaza kubaha nimero. Ndabaha nimero wagira ikibazo azabaze, uzakenera indi nkunga yawe gusengerwa n'indi yose azavuge, kuko Imana iri kumwe nawe. Imana iraku ariko Imana iragukeneye. Niyo message nabazaniye. Reka nsoreze aha nsubira Kirehe. Imana y'amahoro umugisha. Amen. Kandi kumugisha imbaraga n'amavuta bikuboneka kandi nugere Kirehe udusohurize abera baho. Amen. Ati mubagire ngo abera baratashye. Reka tugusabe rero ku message utanze ntacyo narenzaho, ahubwo manzi utange nimero za telefone kugira ngo hagize uwifuza kuguhamagara, ukeneye nk'amasengesho cyangwa ukeneye kugira ibindi gusobanuza, aguhamagara. Numara kuduha nimero yawe usengera abantu b'Imana. Ni karibu. Telefone yanjye iba kuri WhatsApp ni 078 23 42 078 23 42. Niyo ngiyo iba kuri WhatsApp. Niyo ngiyo. Reka dusenga Imana. Aho uri urambura ikiganza, aho wicaye wizere mu mutima niba uri mu kazi, niba uri ku gisasiro ufata aho urwaye, kuko tugiye gusenga Imana, kuko Imana ije kubohora kandi ije gukora. Reka dusenga Imana. Imana Data, Imana yera kandi Imana ikiranuka. Se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Nkushimiye ko abanye nanjye mu masomo yose nagiye niga ukaba ugiye kumpa kurangiza amahoro, kandi nkushimiye ko wandinze ukangeza mu mujyi amahoro. Nkushimiye kubw'abana bawe babashije kumvira ijambo. Ndasenze ngo umuntu wese uzaryumva uzahindura amateka y'ubuzima bwe. Ndasenze ngo umuntu wese uzaryumva akaryumvira uzakore nk'Imana ku buzima bwe. Ndasenze ngo umuntu wese uzaryumva uzasubiza icyifuzo azaba afite cyose, uzahindura ibyanze guhinduka, kandi ukomeze guha umugisha Data umuvandimwe wacu Nepo, ukomeze kumuha umugisha iki kinyamakuru cye, ukomeze kugiha umugisha kujya gutera imbere, kandi imishinga yose n'ibyateganya byose ubihe umugisha, kandi icyubahiro cyawe kimubeho, ikuzo ryawe rimubeho, ndetse wubahishe n'abazankurikira bose. Data Nyiringabo, iri jambo rishyiremo ububasha
ububasha, wishyiremo ubushobozi, uzaryumva. Nagiye numva ubuhamya mu byigisho nigishije bimaze umwaka urenga, njya numva abantu bamamagara, hari n'uwamamagaye uyu munsi ambwira ko hari icyo yakoze ku buzima bwe. Reka rero abazaryumva bose uhereye none ukajya iteka ryose ubuzima bwabo buzahinduke. Data uzabaho ubuhamya nk'uko wagiye ubuha abaryumvishe. Data ndasenze, reka ubagwize. Data bazagwira umubare, bazabe benshi, tuzafatanya gushima ubwo uzabitegura. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo wakoze. Amen.